Reka twizere ko mumerewe neza nshuti zacu aho muri hose, abakunzi cyane cyane mwebwe mwese mwamaze gukanda kuri subscribe ya OTC-GROUP TV, hahandi nyine n'ubundi muba mukurikiranye cyangwa mutegereje amakuru aba ashobora kuboneka, cyane cyane nyine aya makuru akomeje gucicikana mu bitangazamakuru bitandukanye, muri social media zitandukanye, amakuru n'ubundi nyine abagaruka avuga ku mushinga wa P Network, aho uyu munsi rwose ubona ko bishyushye, wavuga ngo ibintu birashyushye kandi birashyushye cyane ku rwego mpuzamahanga, aho nyine uri kubona ko ku bakurikirana amakuru hafi cyane y'uyu mushinga muri kubona ko nyine amakuru awuvugwaho ari kugenda agaragara mu binyamakuru byinshi cyane bitandukanye. Yes, uyu munsi rero ni ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 12 n'ubundi umwaka ni 2023, nk'uko bisanzwe nyine tukaba tuje n'amakuru atandukanye, cyane cyane ayo tuba twagiye tugasomana muri bya binyamakuru bitandukanye, hanyuma tukaza tuyasesengura tunayaganiraho, cyane cyane tukibanda ku makuru ari kuvugwa cyane muri iyi minsi nyine ikomeye cyane ku bantu bamenye umushinga wa P Network. Iminsi irimo amakuru ashyushye abantu benshi nyine bakurikiraniye hafi. Yes, rero ni Olivier uturuka OTC-GROUP TV. Mu nkuru zacu rero headlines tukaba tugaruka ku makuru n'ubundi ari kuvuga yuko isoko rikomeye cyane rya Amazon naryo rishobora kuba ari rimwe mu masoko ategerejweho kuba yazakorana n'umushinga wa P Network, nk'uko uyu munsi nyine batangiye bamenyereza abacuruzi bato batoya hirya no hino ku isi bafite ubushake bwo kuba bazakorana n'umushinga wa P Network. Byumvikana ko rero nyine amasoko akomeye n'ubundi nayo azagenda afata umurongo neza bitewe n'uko amasoko yandi mato nyine amaze kugaragara muri uyu mushinga. Yes, ayo ni amwe mu makuru turi bugarukeho, ndetse andi makuru tugarukaho ni amakuru amaze kugaragaza yuko mu gihugu cy'u Burundi hari kampani yitwa CB nayo yamaze kuba igaragaza alimentation nini abari mu gihugu cy'u Burundi nyine bo bazaba bahahiramo bakoresheje P Network. Ibyo rero bikaba ari bimwe mu byagaragajwe n'umuyobozi w'iyi kampani yitwa CB y'i Burundi, kampani imwe mu ziyemeje cyane kuba nazo zikorana n'igiciro cya GCV, nubwo bivugwa yuko mu bicuruzwa batangiranye nabyo ari bya bicuruzwa byoroheje, bya bicuruzwa ushobora kugura bitarenze nk'amadolari 20 ariko abariwe kuri GCV. Yes, birumvikana ni ibicuruzwa byoroheje birimo ibintu byo muri alimentation, ya maburete, amapiza, mata, fanta, ibintu nk'ibyo. Rero iyo kampani yonyine ya CB mu Burundi yo ikaba ivuga ko nayo yatangiye mu buryo bwo kubrandinga igaragaza ibicuruzwa byayo harasaho. Gusa hari n'andi makuru twakurikiranye mu gihugu cya Tanzania naho, aho nabo aba pioneers baho bamwe na bamwe bagaragaje ko batangiranye n'amasoko babrandinga amasoko nyine arimo imyenda, arimo ibintu bitandukanye. Saho gusa twakomeje tureba duterejisho no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho naho bagaragaje ko iki giciro nacyo batangiranye nacyo mu Bushinwa, muri Indonesia, Singapore na Malaysia. Aho hose rero tukaba twagiye tubona aya makuru atandukanye, cyane cyane ko ni ibihugu byinshi cyane bitandukanye bikomeza kugenda bigaragaza ko uyu mushinga nyine bakomeje kugenda bagaragaza uruhare rwabo, cyane cyane nk'uko byagaragajwe na Kuba team yuko iki ari igihe cyo abacuruzi bagomba nyine kwigaragaza, abahari babishoboye kandi nyine biteguye kuba bazacuruza bakoresheje justice price. Yes, rero akaba ari amwe mu makuru atandukanye nyine turi bugende tugarukaho, tubasuhuza mwese aho muherereye, abari mu bihugu bitandukanye mukurikirana OTC-GROUP, yaba ari muri Africa, USA, Amerika, muri Amerika birumvikana, muri Aziya ndetse no muri Europe. Mwese aho muri mwese mwamaze gukanda kuri subscribe mukaba mukunda amakuru ya OTC-GROUP, tuba tugenda tugaruka nyine dusesengura kuri uyu mushinga wa P Network. Turizera ko aho muri hose mumerewe neza. Yes, reka rero tugaruke nyine ku murongo w'amakuru yacu.
nk'uko twari twamaze kubivuga muri iyi minsi ubwo hariho hitegurwa kuzaba P-Network ishyirwa ku mugaragaro nk'igiciro ku giciro cyayo, ndetse aho bateganya ko igiciro cyayo kizashyirwa ku mugaragaro ari uko abantu bose bamaze kugaragaza uruhare rwabo mu kuba biteguye kuyikoresha. Murazi ko uyu ni umushinga ba nyirawo ari bo Dr Nicolas ndetse n'umugore we na Kuba bafatanyije, bo bamaze kuba batangaza yuko ubundi P-Network ntago bo bayifiteho ijambo ry'igiciro, ahubwo igiciro bagihariye communauté, bagihariye societe izakoresha uyu mushinga. Ariho hagiye nyine hakoreshwa gushaka inyigo z'uyu mushinga ku biciro, hakozwe campaign nyinshi n'uyu munsi zikaba ari campaign zikomeje. Aha hose rero hakaba haravugwaga yuko uyu mushinga uri mu maboko nyine ya communauté ariyo yahawe indayabukuru kugira ngo yo ubwayo yigaragarize uko itekereza igiciro rero kikaba cya GCV uyu munsi kiri kuvugwa cyane, nyine communauté yo mu Bushinwa akaba ariyo yabashije kugenda igishimangira, ndetse babyanduza ku isi hose, ku buryo uyu munsi ahantu henshi mu bihugu bitandukanye bari kugaragaza ko igiciro cy'uyu mushinga wa Pi kigomba kuba 312. Naho uyu munsi bakomeza bagenda banerekana uburyo bugabanyije idolari rimwe uko rivunja kuri P-Network, amadolari 10, amadolari 100, amadolari 1000, amadolari 2000 kugera ku 10,000 no kuzamura. Bakaba bagenda bakwereka agaciro kayo muri Pi ariko bifashishije igiciro cya GCV. Ibyo bikaba ari bimwe mu bikomeza kugaragaza ko igiciro cya GCV kiramutse cyubahirijwe, kiramutse gikoreshejwe mu by'ukuri, ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe wazigera akoresha Pi imwe kuyikoresha byaba ari igitangaza, nta nubwo wabona uko uyikoresha kubera ko yabihenze cyane. Bivuze ngo mu buryo bwo gukoresha aya mafaranga birumvikana yajya akoreshwa muri ariya sinzi uko twabivuga, twigeze tuvuga ko ubundi nka Bitcoin imwe iyo bayigabanyije nayo mu bice bitandukanye by'amafaranga ni nk'uko bavuga atome. Murazi ko kugira ngo atome uyigabanye bahera hejuru bamanuka hasi, kugira ngo ugere ku 100 uhera kuri 0 ukagenda uzamuka kuzageza ugeze ku 100. Rero ni ukuvuga ngo n'iyi P-Network bayibara bahereye kuri 0,000,1, 0,000,2, 0,000,3 gutyo ukazazamuka kuzageza cya gihe uzabonera initi imwe cyangwa se atome imwe. Sinzi uko abahanga babivuga, ariko babigiranya n'ubwo buryo bwo kuvuga ngo kugira ngo ugire Pi imwe mu gaciro kayo niho izaba ingana na bya 312. Kuko ngo nuyidiviza rero mu bice urumva ko nta na rimwe Pi imwe izigera ihaha, ahubwo hazahaha ya mazeru. Tuvuge niba bavuze ngo 0 n'ibice 000 wenda 5, usange ni nk'ibihumbi 6 by'idolari, usange nyine ayo mazeru ubwayo niko ari kuvunja. Bikaba ari byo rero bariho bagenda baplika ahantu hirya no hino, aho tubona ko nabo bacuruzi batandukanye bari kwitabira kuba bazakoresha GCV price. Musanga nyine ku bicuruzwa byabo ari ayo mazeru bagiye bashyiraho. Uyu munsi urugero barakubwira nk'amadolari 100 babariye kuri iki giciro, amadolari 100 aba ari 0 n'ibice 0,003 31,831. Bagera ku madolari 1000 ukahita usanga ni 0 n'ibice 0,003 18,310. Bagera ku bihumbi 10, ibihumbi 10 bihita biba 0,03 18,310. ubwo ibyo ni ibihumbi 10 by'idolari. Urumva ko muri GCV price ni urugendo rukomeye cyane. Ni inkuru nziza igihe cyose yaba iyi GCV mu by'ukuri ikomeje kugenda igaragara nk'igomba kuzakoreshwa ku masoko. Uyu munsi rero abantu baribaza iki?
umuntu wese wamenye P network akaba akurikiranye amakuru y'ibiri kuba, amakuru y'ibiri kuvugwa, uyu munsi aragira ati mbese koko ibyo turi kubona nibyo cyangwa turi kurota, ese koko abantu bose ko bari kugaragaza ko amasoko yafungutse nibyo. Ariko reka dusesengure muri ubu buryo. Yes, ukurikije nyine nkuko twayo tubivuga, uko abantu bagenda babitekereza, baribaza batese kuko ibicuruzwa byabonetse, ibicuruzwa biri hehe ngo natwe duhahe. Uyu munsi iyo ukoze reference ku bihugu ibi bikomeye, ibi nyine birimo abacuruzi bakomeye kuri uyu mushinga, bose nk'uko nyine ari ibwirizwa rimwe ryatanzwe ku gihe kimwe, ku rwego rumwe, mu buryo bumwe, ni ukuvuga ngo abacuruzi bo biyumvisemo ko bashobora kugendera ku giciro cya GCV price, ndetse bakerekana ko bafite ubushake n'ubushobozi bwo gucuruza bishyurwa muri P network. Wenda ahangaha close birimo ni ukuvuga ngo hahandi nyine wumva uri bucuruze, ufite uburyo wabiranguye, ufite n'uburyo ubicuruzamo nyine aho hantu muri icyo gihugu urimo. Ni ukuvuga ngo abantu icyo bari gukora ni uko bari kumenyereza igiciro, ni ukumenyereza igiciro. Uyu munsi wa wundi uri kuvuga ati jyewe nanjye se mpite mpaha muri nkoresheje P, yes birashoboka, cyane cyane ko ni cya giciro nyine cya kindi kiri ku rwego rwa GCV, ariko nanone bakanakwereka ko abari kubikoresha ni bya biciro ni bya bicuruzwa bitaraba ibicuruzwa nyine bikomeye cyane. Tuvuga urugero ni amaserivisi, aho ugenda ubona mu bihugu bitandukanye abavuga ati twebwe taxi voiture uyikeneye urishyura muri payi, ndetse dukoresheje igiciro cya GCV. Nk'uko twababwiraga n'ubundi, ugasanga nk'aho i Burundi wenda habonetse iriya CB yagaragaje alimentation, urumva nabo ni ibicuruzwa nyine byo mu rwego rwa alimentation. Aho rero ikintu kiri gukorwa n'iki, ni ukuvuga ngo izi campaign ziri gukorwa, ubu buryo bwose buhari buriho butangirana n'ibi bicuruzwa byo gucuruza muri GCV, ayo yose ni amakuru azagenda aba reported kuri core team y'uyu mushinga cyangwa ya P network. Ayo makuru yose rero akaba ari yazagenda ahuzwa noneho muri cya gihe cyo kuba hamurikwa igiciro, cyangwa se amasoko menshi yakomeje kuboneka atandukanye. Birumvikana nta soko nyine ryemerewe kuzasimbuka ngo rigende rijye munsi y'icyo giciro. Ariyo mpamvu nyine bakomeza kuba bagaragaza ko igiciro cya GCV aricyo gikwiye kuba umuco, aricyo gikwiye kumvikanwaho, aricyo gikwiye kuba abantu bose batekerezaho, kugira ngo ya masoko uko azagenda aboneka, uko hazagenda haboneka n'akomeye, za nganda zikomeye ubwo zizaba zishobora kwinjira muri uyu mushinga, bya bigo bikomeye ubwo bizaba byaboneka muri uyu mushinga, byose nyine bizasange inzira yaharuwe ari GCV price. Ibyo rero nibyo biri gukorwa, nibyo uri kubona ko abantu benshi bari kwitabira nyine kuba bakora, baba abacuruzi kuri iki giciro ari benshi, bari kugaragara ari benshi mu bihugu bitandukanye. Ari naho tuvuga ngo mu by'ukuri nibikomeza gutya bizatuma nta abacuruzi bose baza kwitinyuka, bakumva ko abafite ubwo bushobozi bwo gucuruza bazacuruza. Twibutsa ko impamvu payi uburyo bwose wayibonamo uzayiha agaciro, nuko payi izaba ari amafaranga, kandi ayo mafaranga nyine akazakomeza gukora mu buryo butandukanye, ku buryo n'ubundi uburyo bwo bwose uzaba uyafitemo. Bikomeje gutya uko turi kubibona, birumvikana uko tugenda tubona evolution kuri uyu mushinga, nuko uko ayo mafaranga uzaba uyafite ntago bizitwa ko yaguhombera, cyane cyane ko azaba ari amafaranga akomeza gusirikira nk'uko nandi asirikira. Ubundi impamvu bavuga ko uyu mushinga wa P network we ufitiwe icyizere gikomeye, nuko ni umushinga uzakomeza kubakirwa amaprocedure, uzakomeza kubakirwa uburyo bunoze, uburyo butanga icyizere, noneho kandi akaba ari amafaranga ari virtual, niba ariko nabivuga, ya yandi turi bukoreshe buri munsi mu buryo butandukanye,
ndetse kandi ukayakoresha muri serivisi zitandukanye mu guhaha ibicuruzwa bitandukanye. Yes, nta kindi rero uyu munsi gihari usibye campaign. Nukuvuga ngo ni igihe kinini cyafashwe kinini cyane kigiye gukomeza gukoreshwa, habaho kuvuga ko aya mafaranga ya P-Network abantu bashobora kuyumva bakashobora kuyamenya mu giciro azaba agenderaho cya GCV. Nkuko muza kugenda mubibona hano hari video imwe twifashishije ubwayo, ni video irimo ubusobanuro bugenda bugaragaza abayikoze ngira ngo nabo mu gihugu cya Korea y'Amajyepfo, bagaragaza ko ushobora kubona serivisi yo kwishyura mu ndege, serivisi yo kugenda mu ndege hanyuma ukishyura muri page ndetse ku giciro cya GCV. Dore iyo video ni iyi ngiyi, baragaragaza ko iyi ndege nyine iri mu gihugu cya Korea y'Amajyepfo, aho baza bakubwira bati abagenzi bashaka kwishyura birashoboka ko bakwishyura bakoresheje uburyo bwa Pi. Yes, mukabona ko hano baragaragaza P-Payment ko bo bayishyigikiye. Atese iyi Pi yaba yemewe kwishyurwa ahangaha? Bakavuga ngo yego iremewe, ngo kuko ntago ari scam. Rwose Pi ni amafaranga yemewe muri ubu buryo hano babigaragaza, kandi noneho bakagaragaza n'igiciro yemeweho. Yes, kaba ari campaign n'ubundi tukubwira ko ikomeje gukorerwa mu bihugu bitandukanye, aho ubona nyine banagaragaza isoko rya P-Chain Mall, bakakomeza bagaragaza yuko P-Network nkuko aka video ko turaza kugenda tukagaragaza keshi kuko gafite ubusobanuro bukomeye cyane. Ni campaign iri ikorwa ku mushinga wa P-Network, aho bagenda nyine bashishikaza kumva ko abantu bakwiye kumenya ko Pi atari scam, ari amafaranga ariho ategurwa mu rwego mpuzamahanga ahantu hirya no hino ku isi. Wenda ubwo tutekereza ko abo bireba nk'ama central bank y'ibihugu cyangwa se nk'ingamba z'ibihugu runaka, ubwo wenda bafite uko bazagenda bafasha abantu bamenye iyi mishinga, umushinga wa P-Network nk'uyu, ku buryo uzaba wungukira igihugu, kungukira abawumenye mu buryo bwiza, cyane cyane ko mubona ko intego z'uyu mushinga ni ugukora mu buryo bwizewe kandi butari scam, uburyo burema icyizere cy'ubukungu, cyo kuzamura imibereho myiza, niko nabibonage. Bivuga ngo rero kuri uyu mushinga umuntu wese wawumenye aya mafaranga akaramuka ahawe agaciro, birumvikana ko tayari azaba yageze iyajya. Ni ukuvuga ngo kuba yazaba yarayamenye kandi agahabwa agaciro, urumva bizaba ari inyungu zikomeye. Ahangaha biranashoboka cyane ko tuzisanga wenda n'amabanke atandukanye y'abaye aba shareholders, cyangwa nk'uko tujya twumva ngo ikigo runaka gifite imigabane ikomeye ya banki, wenda kiguze n'indi banke. Nk'urugero wenda nko mu Rwanda aho tumaze iminsi twumva n'ibigo by'amabanke bigura ibindi bigo by'amabanke kubera ubushobozi nyine, birumvikana. Rero biranashoboka ko uyu mushinga ukomeje kwitwara neza, ukubaka ibintu biri mu nzira nziza, hamwe ibihugu wenda biri bube interese, public sector iri bube interested, bitewe n'amakuru yagiye atangwa, bitewe n'ubusobanuro, bitewe n'imikorere, bitewe n'imitegurire y'uyu mushinga. Birashoboka cyane ko twazisanga uyu mushinga wizewe mu nzego izo arizo zose, n'ibyo bigo by'amabanki nyine of course bikaba byabafatanya bikorwa, kuko iyo umushinga wose uganisha ku mafaranga, ukora neza, wizewe, ufite byinshi ushobora kugaragaza, yaba ari mu buryo bw'umutekano, yaba ari mu buryo bw'iterambere, yaba ari mu buryo bwo gusevinga economy, ibyo byose birumvikana. Dutekereza ko uyu mushinga abawize cyangwa abawuyoboye bafite byinshi cyane batekereje kuri ibyo byose abantu bibaza, cyane cyane ko tuba tugenda tubona uganishwa mu kuzajya ukora mu buryo bwizewe, mu buryo bushobora gufasha guhaha ahantu hirya no hino ku isi nta nzitizi n'imwe ihari, ari mu buryo bwizewe. Yes, rero tukabona ko aya ari amakuru meza kandi amakuru atandukanye avuga ko uyu mushinga nyine akaba akomeje kugenda yigaragaza. Benshi rero nyine bakibaza batese nko mu Rwanda ho bimeze gute? Abacuruzi bo bari mu Rwanda bari hehe?
mu by'ukuri mu Rwanda ni naryo ni isoko rishoboka, ariko nyine bitewe n'aho ibicuruzwa bituruka, ni ukuvuga ngo hari byinshi biba bigitekerezwaho, hari byinshi byibazwaho, hari byinshi abantu bagomba kubanza kureba, ese ugiye kubicuruza arabicururiza he, arabicururiza mu buhe buryo, arabikura he wese, no kureba no ku mategeko amwe n'amwe, kuko twakunze kuvuga ngo ubu bucuruzi nubwo ari bwiza, ariko local authorities ziba zigomba kuba nazo zifite icyo zibivugaho, cyane cyane ko mu buryo bwo gukora akazi neza ugomba kugakora uri safe, wumva ko ugakora mu buryo ntabyo wangije cyangwa biteje ikindi kibazo. Gusa ku bigaragara uyu mushinga wo nuba wafunguye amarembo ku buryo bwo guhaha uturutse ibwotamasimbi, twaye ko tubivuga, ni ukuvuga ngo biraba byoroshye cyane. Uyu munsi niba ushobora kuba ufite payi zawe, just ufite amafaranga, ayo mafaranga rero ushobora nyine kuba ejo ubona kampani iri bukushipingire, iri buguhahira ibintu, ikabigukurira hari ibwotamasimbi, ikabikuzanira. Ibyo byose biri bube bishoboka, kandi izo kampani nyine twagiye tubona nyinshi ziteguye kuba zizashipinga, kuba zizagura ibicuruzwa. Ibyo byose nk'uko tugenda tubamenyera amakuru yo hirya no hino, niyo makuru nyine natwe tuzakomeza kugenda tubakurikiranira, tukamenya ngo ni ikihe gihugu uyu munsi gifite abacuruzi benshi kandi bafite ibicuruzwa biri seriye, bya bindi nyine uvuga ngo ngiye gukora komande y'iki kintu, uko biri kose nikingeraho kizangeraho gifite agaciro, kandi agaciro kari butume ubuzima buhinduka. Of course birumvikana rero mu bintu wenda kuba timu izakomeza kunoza, nuko ari ugufa uruhare runini amakampani abishoboye, abifitiye n'ubushobozi, ndetse no kubaremera icyizere, kuko uyu munsi ntago kampani yose izaza muri ubu bucuruzi bwa payi izabuzamo nk'ije gutanga imfashanyo cyangwa umusada gusa, ahubwo yo izaba ije nayo ije muri business, ije gushaka inyungu. Bivuze ngo rero hari ibisabwa kuba timu izaba inoza kurutaho, ariko birumvikana uruhare runini ruri no muri community, ko ya community niyo iri gutanga umusanzu wo kubaka, kugira ngo umusingi nyine wo gutangiriraho ukomere, kandi noneho abapioneer bose bo ku rwego mpuzamahanga bakomeze bagire icyizere cyo kuvuga ngo yes, wa mushinga koko uririyo, urafatika, ufite paye, ntago yarara ubusari guhaha ibi, yabona habihaha, yabona habitumizi mu mahanga, yabona serivisi runaka. Ubwo ni uburyo bwose buzatuma wa mushinga uwurimo wese abawubonera ku ruhande, abavuga batese koko bya bintu nibyo. Uko bizagenda bifunguka, amasoko afunguka, uburyo bwizewe bwo kubona ibicuruzwa bugaragara, ni ukuvuga ngo uyu mushinga bizarangira ubaye ubukombe ku hantu hatandukanye. Ayo rero nyine namwe mu makuru akomeje kubavugwa, cyane cyane ko iyi minsi ibiri ikimaze gusiga, nuko abenshi nyine kuva ejo bwari uburyo bw'abacuruzi bagomba kudownloadinga ziriya flyers, ndetse bakanasetingaho ziriya QR code, ku buryo ubundi nk'uko mugenda mubibona, iyo wamaze kudownloadinga iriya QR code iba igomba no kubihuje nyine na ya wallet yawe, kuko nibwo buryo bwo kwishyurwamo. Ubwo buri bwishyurwe hakoresheje gusikaninga code ya QR yawe. Tubibutsa ko ibi byose biri muri campaign yo kugira ngo ibintu nibimara gushyirwa ku murongo, kuba timu nayo ifite undi murongo igomba kuza kubahiriza, ifite ibindi igomba kunoza, ariko bamaze kubona ngo ese community yo iri kubikora gute, community bo bari kwitabira gute kumva ko izo serivisi, ubwo bucuruzi ari nayo ntego nyamukuru y'uyu mushinga, abantu bayiyumvisemo, bayubahirije. Ibyo byose rero mu gihe kitarambiranye, muzi ko kugera ku itariki 11 n'ubundi niho bazaba bagaragaza amakuru arushijeho kuyo dusanzwe dufite. Muzi ko nabo bari terrorist muri iyi minsi, ntabwo bari kuruhuka na gakeya, bari mu buryo bwo gukora cyane kugira ngo iyi mishinga igende igera aho igomba kugera. Yes, ubu twababwiraga rero, aba ni abagabo bamwe mu gihugu cya Tanzania, murabona ko bamaze kuba bagaragaza ziriya flyers
ndetse bakarekana ko ubwo nyine bari tayari kuba bakwishyurwa muri P. Urabona n'ibiryo rwose bati ibitoki, izi nkoko ushobora guhaha ukoresheje GSP price. Ibi rero bari gukora nyine bikaba n'ubundi ari byo byari byasabwe na core team, aho bamwe mu bamaze kugaragaza flyers zabo yuko bishyurwa muri P nyine banabisharinga. Yes, ayo ni amakuru nyine atandukanye ari gucicikana cyangwa ari kuvugwa mu binyamakuru bitandukanye hirya no hino. Nk'uko mubibona hano hari umugabo nawe muri kumubona, uyu akaba ari umwe mu bayobozi, akaba ari we muyobozi wa CB iriya ituruka i Burundi nyine. Uyu mugabo rero akaba amaze nawe kugenda akora ibikorwa bitandukanye, ibikorwa bigaragaza ko kabisa umushinga wa P-Network uri inyuma cyane, akaba ari umushoramari birumvikana, umwe bafashe amafaranga y'agashora mu mushinga, aho tugenda tubona ko iyi CB yiwe ikomeje kugenda igaragara mu bihugu bitandukanye. Nayo rero akaba ari imwe muri kampani nziza ziteguye kuba zizakorana n'umushinga wa P-Network. Nk'uko uyu munsi byagaragaye rero, we akaba yatangiranye no kuba avuga ati mu Burundi hariya nyine ati alimentation zirahari zishobora kuba zakira uburyo bwo kwishyurwa muri P, ariko ku bicuruzwa nyine byo muri alimentation birumvikana. Yes, nawe tukamubwira rero ngo courage. Buriya nubona umuntu wese ufite icyo ari gushyigikira kuri uyu mushinga, umuntu wese ufite imbaraga ashyira kuri uyu mushinga kugira ngo abantu bose bazawumenye uzagende neza, kuko ntago Dr. Nicolas nabo bafatanyije cyane politike yabo bakoze uyu mushinga bawikoreye, ahubwo bawukoreye babandi bawumenye, ari bo jewe, ari bo wowe, ari bo nundi wese uzanawumenya nyuma. Nukuvuga ngo ni imbaraga rero za buri wese, niyo mpamvu tuba tuvuga ngo wa wundi wese ubashije kuba hari uruhare rwe, hari contribution kuri uyu mushinga mu gihugu icyo ari cyo cyose, ahariho hose, uyu muntu wamenye uyu mushinga akaba ashyira imbaraga ze mu gutuma abantu bawukunda, mu gutuma abantu bawiyumvamo. Urumva just niba umugabo nk'uyu wo mu gihugu cy'u Burundi avuga ati jyewe reka mbe umushoramari ngaragaza uruhare rwanjye mu gushyigikira uyu mushinga, aya ari amakuru meza cyane. Nk'uko tugenda tubona n'abandi aha za Tanzania n'ahandi hirya no hino turababona. Hari ni kampani twababwiye ifite gahunda yo gushora miliyari 127 z'amadolari, ni iri hano mu gihugu cy'Ubushinwa. Twahoze tubona ibyangombwa byayo byasohotse igaragaza ayo masezerano nyine ko birumvikana ibyiza biri imbere kuri uyu mushinga. Kuba uyu munsi bakiri gutangira, kuba uyu munsi bisa nkaho nyine ari kugenda baharura inzira, ibyiza biri imbere. Wowe gusa keep mining, ukomeze ukora ibisabwa byose, ukomeze utuze, wirinde kujarajara muri ibi bintu. Hari abantu uri kubona n'udupayi twabo bafite bakumva baturya, badupfusha ubusa, nta gaciro bari kuduha. Ariko menya ngo niba waragize amahirwe yo kumenya ko ufite payi, ukaba waranagize amahirwe yo kuzuza ibisabwa, kuko hari benshi bahangayitse kuko batarabona na KYC, kuko batarabona na KYC bakoze wenda zitaruzuzwa, cyangwa se n'abakoze ibindi bisabwa za migration zikaba zitaraba ngo babone payi zabo kuri wallet. Ariko zirikana ko uyu mushinga urimwe abantu benshi, uyu mushinga urimwe abantu biteguye kuwubaka, kuwukorera, ndetse ukagera ku ntego zawo. Kandi abo ba mbere ni ba nyirawo nyine, nibo bagaragaza imbaraga nyinshi, nibo bagaragaza uruhare rwo kuwubaka. Tukubwira ngo nawe uruhare rwawe rurakenewe, rwa rundi rurimo kuba ugomba gukora ibyo usabwa neza, ndetse kandi tukarushaho gukomeza guhanana amakuru uko tuyamenye. Murazi ko aya makuru ni menshi cyane, ni amakuru menshi cyane avugirwa ahantu henshi cyane. Yes, rero tukavuga ngo we wamenye umushinga, amahirwe n'ayawe, umugisha n'uwawe. Reka twese dukomeze dushyire hamwe, baravuga ngo together we can. Imbaraga zawe n'izanjye n'iz'undi kuri uyu mushinga ziracyakenewe. Tukubwira ngo iki ni ikiganiro nyine uba ugenda utegurirwa na OTC-GROUP TV. Tukubwira ngo aya ari amakuru menshi abatandukanye aba yagiye avugwa, tuba twagiye tugarukaho, ariko tunakubwira ngo amakuru yo ni menshi
tuba twakoze ku ncamake gusa, kandi tunakwakuraja tukubwira ngo keep mining, komeza wiyumvemo icyizere, komeza wiyumve kuri mu mushinga mwiza, kandi umushinga uzagenda ukakugeza ku ndoto zawe. Ntago wavunikiye ubusa, natwe ntituvunikira ubusa, n'abandi ntibavunikira ubusa. Uko biri kose muri uyu mushinga ibyiza biri imbere. Tukubwira ngo ushobora kuba ari nabwo nyine ikiganiro cyacu kigikurikirana, wasiga ukoze subscribe kuri OTC Group TV, ndetse wumva iki kiganiro cyakubereye cyiza aricyo kigufasha. Hari benshi bamenye umushinga batamenya aho bakura amakuru, batamenya uburyo bayakurikirana amakuru aba yagiye tugasesengura. Wabaha n'iki kiganiro nyine bakagikurikirana, kandi comment zawe, ibyo ubona biba bikenewe, amakuru nawe ufite, ushobora kuyasharinga ari inbox mu kiganiro. Hari benshi nyine bayabona bakaba bayakurikirana. Tukubwira rero ngo amakuru yacu yo n'ubundi aba ari akagaruka. Imana ikiturinze namwe barinze. Ciao ciao, tuzongera dusubire mu kiganiro cy'ubutaha. Imana ibarinde mwese aho muri.